Mbifurije amahoro y'Imana mwe bakunzi ba Nibyo Channel ndetse n'abandi mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikira by'umwihariko mu biganiro by'umuco ndetse n'amateka. Nyibasuhuza MC Joseph Tuyishimire. Uyu munsi nabateguriye nkomoko y'umugani ugira uti yabuze intama n'ibyuma. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu yashobewe yabuze epfo na ruguru, nibwo bavuga ngo yabuze intama n'ibyuma, ukomotse kuri Mutabaruka w'Ikigoma na Muyange mu Nduga ngari hagana mu mwaka w'igihumbi magana inani. Icyo gihe ari ku ngoma ya Gahindiro hakabaho umugabo Rwasine, arahaguruka ajya gukeza Rugaju rwa Mutimbo. Uyu wari umutoni wakadasohoka kwa Gahindiro, agenda amwiringiyeho buhake kuko yari yaraturanye neza na Mutimbo se w'uwo Rugaju. Rugaju wabonye Rwasine aje kumukeza arabyishimira kuko bari barabyirukanye, amugabira inka nyinshi n'ingabo zo mu karere ko mu Nduga ya Kigoma na Muyange ndetse na Gatagara. Rwasine abonye ko wamaze kugabana bimuribagije, atumira se Mutabaruka ngo hazaze basangira ubwo bukire. Mutabaruka yari umugenza w'impangu, bivuze ngo yari umucuruzi w'umuhanga. Araboneza ni w'umuhungu we, amaze kugerayo bagabanamo kabiri ibintu yahawe. Mutabaruka yegurirwa iby'uruhande rwa Gatagara na Kigoma, umuhungu ahamana iby'ahagana mu Mutende no mu Mayaga y'Epfo. Nuko Mutabaruka n'umuhungu we barakira baratunganirwa, ariko muri ubwo bukire bwabo wa mwuga wa Mutabaruka w'ubugenza ntiyawuteshukaho. Agashaka abantu bakamugurira intama, bakazijyana ibuberuka, bakazigurura amasuka, bakayazana bakayagura ibimasa n'ingumba, bityo umwuga ubumwuga. Mbese Mutabaruka arunguka biravugwa. Umunsi umwe rero, dore ko Rugaju ubutoni bwe kuri Gahindiro bwari bwaramurenze, yarahindutse umudabagizi, yumva abantu bari ku muharuro baganira ibyerekeye ubutunzi, bavuga ngo umuntu ugiye kuba umutunzi muzima ni Mutabaruka. Agura intama akohereza ibuberuka, bazigezayo bakazigurura amasuka, bamara kuyamumurikira akagura ibimasa n'ingumba, agahindukira bimwe akabigwatiriza, ibindi akabigurana inka. Rugaju hamaze kurita mu gutwi akeka ko banegura Mutabaruka kandi ari uw'iwabo, ahamagaza umuntu wo gutuma ngo azaza mwitabe. Icyo gihe ntiyari ahari. Umuntu amugezeho, Rugaju ati hutera ujye kwa Rwasine umubwire muzane, ntumusige, nusanga atariyo umutegereze. Intumwa iragenda isohoza ubutumwa, isobanurira Rwasine ko yamwihanangirije ngo bagombe bazane. Bahera ko bashyira nzira igitaraganya no kwa Rugaju. Abaza Rwasine ati harya sha iso ni umugenza? Undi abura icyo avuga arajumarirwa. Rugaju akebuka abatwa bari aho, arababwira ati nimujye kwa Mutabaruka mu musake amasuka n'intama afite, ibyo musangayo byose mubijyane ndetse n'abanyu. Ubwo yamwangagaho iryo zina ry'ubugenza kandi yaramukijije. Nuko abatwa barikora baragenda, batuma no kuri bene wabo ngo babatize umurindi kuko bari bake. Baragenda no kwa Mutabaruka, urugo bararusaka, amasuka barasahura, intama barayobora, ariko inka ntibazikoraho ko Rwasine yari umutoni wa Rugaju cyane. Mutabaruka rero anyagwa atyo, abura intama ze n'ibyuma. Ibyo byuma ni ya masuka yavugwaga. Aho niho hakomotse umugani baca kenshi iyo babonye umuntu wabuze byose bati naka yabuze intama n'ibyuma. Ni ukuvuga ko yabuze ibyo mu nzu n'ibyo hanze nka Mutabaruka. Kubura intama n'ibyuma, kubura epfo na ruguru. Ngayo nguko rero, iyi ni inkomoko y'umugani ugira uti yabuze intama n'ibyuma, akaba ari Nibyo Channel ibagezaho ibi byose kubijyanye n'amateka n'umuco. Mukomeze musangize abandi ibiganiro byacu, abatarakora subscribe niko kanya. Ibitekerezo byanyu muri comment birakenewe, inyunganizi, ibibazo ndetse n'ibitekerezo ku biganiro tubagezaho. Nje ndi MC Joseph Tuyishimire, nakagaruka mu bindi biganiro. Agasana komeze yabahe amahoro n'ubuzima buzima.